twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 11 byumweru bisanzwe, tariki 14 Kamena 2026, ubwo duhimbaza abatagatifu Karoli Rwanga na bagenzi be bahowe Imana mu gihugu cy'Ubuganda. Kiliziya Gatolika mu Rwanda yahisemo kwizihiza aba bamaritiri abahowe Imana kuri iyi tariki, ikahuza n'umunsi mukuru w'abalayiki. Ibi byose bikaza kudufasha kwegera Imana, tuzirikana ko natwe nyagasani aduhamagara kugira ngo twitangire abandi. Dore amasomo adufasha kwitanga no kwitangira abandi buri munsi. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 n'umurongo wa 9 kugeza ku wa 14. Bukeye baza gufatana none abavandimwe 7 hamwe na nyina, umwami bakubitisha imikwege n'imirya y'ibimasa, ashaka kubahatira kurya inyama z'ingurube zabuzwaga n'amategeko. Nuko umwe muri bo barabavugira ati, mbese icyo tubuza cyangwa se wifuza gutumenyaho ni iki? Twiteguye gupfa aho guca mu mabwiriza y'abasokuruza bacu. Uwa kabiri nawe agiye kunogoka aravuga ati, wa mugomewe, uratwambura ubuzima turimo, ariko umwami w'isi azatuzura tubeho iteka, twebwe dupfuye duhowe amategeko ye. Nyuma y'uwo batangira kubabaza n'uwa gatatu, ahera ko azana ururimi nk'uko bari babimusabye, arambura n'amaboko nta mususu. Nuko avugana ubutwara ati, iyi myanya y'umubiri nyikesha nyir'ijuru, ariko ku mpamvu y'ishyaka n'amategeko ye ndayisuzuguye, kandi niwe nizeye ko azayinsubiza. Umwami ubwe n'abari kumwe nawe batangazwa n'ubutwari bw'uwo musore wahinyuraga ububabare. Uwo nguwo amaze gupfa basingira uwa 4, nabo bamubaza kuri ubwo buryo. Agiye kunogoka aravuga ati, ikiruta ni ukugwa mu biganza by'abantu, upfanye icyizere uhabwa n'Imana cy'uko izakuzura, kuko wowe udateze kuzukira ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 124 twararusimbutse cy'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Iyo Uhoraho ataturengera, igihe abantu bari baduhagurukiye baba baratumize bunguri mu mugurumano w'uburakari bwabo. Ubwo ngubwo amazi aba yaraturenzeho, umugezi uhurura uba waraduhitanye. Ubwo ngubwo amazi asuma aba yaraturenze hejuru. Arakaramu Uhoraho, umutego waracitse turarusimbuka. Ubuvunyi bwacu buva muri Uhoraho nyirizina, wowe waremye ijuru n'isi. Twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 12 umurongo 22 kugeza ku 26. Muri icyo gihe Pasika yari yegereje, maze Yezu abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano yitaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho yihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira Data azamwubahiriza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungura abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi Imana iraguhamagara, nanjye irampamagara ngo twitangire bagenzi bacu, dukore neza icyo Imana idushakaho, tugende neza mu nzira z'Imana, dukurikire kandi dukurikize Kristo buri munsi. Uyu munsi kuri iki cyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe, nk'uko twatangiye tubigaragaza tubivuga, ku mpamvu z'ikenurabushyo Kiliziya iri mu Rwanda, uyu munsi mukuru w'abalayiki iwuhuza n'umunsi mukuru wo guhimbaza amaritiri y'Ubuganda. Karoli Rwanga na bagenzi bahowe Imana bari abalayiki. Ubuzima bwabo bukaza gutumurikira natwe nk'abakristo, kumva ko kwitangira abandi atari abihaye Imana gusa babikora, kumva ko gupfira abandi buri muntu wese ahamagariwe ko yabigeraho, kubera Kristo akurikira kandi akurikiza. Bityo nawe nanjye aho uri mu muhamagaro wawe, waba ushinze urugo, waba warihaye Imana, ko nawe nyagasani agukomanga akubwira ko
uhamagare kuba umugaragu w'abandi atari uko umushefu w'abandi, nguko kwitangira abandi. Amasomo rero twateguriwe nadufasha kuzirikana cyane cyane kuri iyo ngingo yo kwitanga witangira abandi, iyo serivisi, gutanga serivisi nziza, kwitangira abandi. Karoli Rwanga na bagenzi be bahawe Imana mu gihugu cy'Ubuganda baraza kudusabira. Mu kubiyambaza turazirikana amasomo twahawe. Mbere na mbere tubanze tuzirikane ku masomo twakiriye. Igitabo cya kabiri cy'Abamakabe kiratwibutsa abavandimwe 7 bahowe Imana kubera kwanga kurya inyama zavuzwaga n'amategeko, inyama zahumanye. Ubundi mu muco umuntu akwinginye inyama, ubundi wowe wakagombye kwibwiriza ugahita uyirya ako kanya. Ariko impamvu batari ziriya nyama ni uko zari zatamba ibigirwamana. Bagaharanira nyine ko bakurikiza amategeko ko Nyagasani, kwenda kwiyandavuza kugira ngo bagende mu murongo w'Imana. Nabyo byabaye kuri Abamaritire, kwenda kwiyandavuza, gukurikira umurongo w'Imana. N'ivanjiri no munsi nayo iratwerekeza Yezu Kristo, uduhamagara kumukurikira no kumukurikiza, cyane cyane kwitangira abagenzi bacu tukamera nk'imbuto ihuguta ikera nyinshi. Nuko Yezu ati, ushaka kuba umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba naho umugaragu wanjye azaba. Gukurikira no gukurikira Kristo we yapfuye akazuka agira ngo adukize ku neza ye, imbuto y'ingano. Ku bwa kabiri tujya kuzirikana nyuma yo kumva icyo amasomo atubwira mu kwitanga, ko dukurikiye uwitanze kurusha abandi, Yesu Kristo we yanitanze ku musaraba. Natwe arubwo Nyagasani agenda dukomanga nawe nanjye kugira ngo tumukurikire kandi tumukurikize buri munsi. Icya kabiri tujya kuzirikana ni ubuzima bw'abahowe Imana mu gihugu cy'Ubuganda. Abahowe Imana bari 22 bo mu gihugu cy'Ubuganda. Abagatwibutsa abahowe Imana mu myaka ya mbere ya Kiliziya bapfuye urw'agashinyaguro, bamwe babacagagura ingingo zose, abandi babagabiza inyamaswa, abandi babaca imitwe. Ngo abagera kuri 13 muri bo babahambiriye mu miba y'imbingo, barabakongeza batikiriramo. Muri abo bose harimo abakuru n'abato. Matiyasi Mulumba ngo yari afite imyaka 50, Kizito we yari afite 13. Abenshi muri bo bari abasore mu kigero cy'imyaka 16 na 24. Igicumuro cyabo ngo cyari uko ari abantu bakundaga gusenga, baza no kuzira ko bangaga ingeso mbi z'ubusambanyi zari zaraheranye umwami mwanga n'intore ze. Abaziranenge bakomezwa cyane cyane na Karoli Rwanga wari mukuru muri bo. Ngo abatiza bane muri bo batari bakabatizwa. Batubwira ko ubugizi bwa nabi bw'umwami mwanga bwahitanye abakristo benshi b'Abagatolika ndetse n'Abaprotestanti benshi. Ibi nibyo nanone umwanditsi w'Umulatini yavuze witwa Tertullian ati, Semen est sanguis Christianorum, le sang des martyrs est semence des chrétiens. Amaraso, sanguis, y'abahowe Imana ni imbuto y'ubukristo, ni imbuto butagatifu. Abahowe Imana rero barushe kwera imbuto, natwe na n'ubu turacyabibuka tuzirikana ubutwari bwabo ko babaye intwari. Intwari ntabwo arayitangira urugamba, ahubwo ni yarusoje. Nguko ko natwe batumurikira mu buzima bwacu, batwereka ko Nyagasani akora kandi ko yifuza ko natwe twakomeza gukora dukorera abandi buri munsi. Abahowe Imana y'Ubuganda bakomeza badusabire kugira ngo natwe turushaho kwitanga, twitangira abandi buri munsi. Kandi kwitanga ntabwo ari byo bari mu nzego nyobozi za Kiliziya, ntabwo ari papa, ntabwo ari episkopi, ntabwo ari abapadiri, ntabwo ari abasaseredoti, ahubwo kwitanga n'ibya buri muntu wese, cyane cyane wabatijwe. Twabatijwe na Kristo, kubambarwa na Kristo, kwambara Kristo. Uko niko kwitangira abandi kandi bikabikora buri munsi. Akenshi hari ubwo twibwira ko kwitanga ari ukureka bakagufunga, nta nicyo bivuzeho, ari ukureka bagakwica. Ubu ngubu ntibikigezweho. Bya bindi by'uko nyine murondereza ubumaritira ati ntabwo muzoronka. Hari igihe twibwira ko tuzitanga ari uko bazanye nk'umuhoro, bazanye icyuma, bazanye umuriro bakadutwika natwe. Oya, kwitanga biri kwinshi. Kwitanga biri kwinshi. Ikigezi nuko nawe uvuga uti hari aho nanjye nitanga. Ese hari aho umena amaraso yawe? Umunsi umwe ngo umwana wegeze kwiruka cyane, agiye mu rugo iwabo ati, mamayi ntabara, Karina baramwishe, Karina arapfuye.
ati se habaye iki? Ati bamuteye urw'amazi mama, bamuteye urw'amazi, kandi batwigishe ko iyo baguteye urushinge rw'amazi muhita upfa. None rero barumuteye, yihute mama, baramwishe, arapfuye. Nuko nyina ngo ahitira kwa muganga ngo ajye kureba ibibaye. Wagezeyo asanga Karine ari kuzanzamuka, amaze kumwongerera amaraso, yakize. Ati hari habaye iki se ubundi? Wa mwana waruje guhuruza nyina ngo yari aruzi agashashi k'amaraso ahaye mushiki we. Ati buriya birasa n'amazi, ntabwo ari yari amaraso. Nuko nyina ngo aheraho aramusobanura ati mwana wanjye, amaraso yose ntabwo ari umutuku, biterwa n'icyarimo roflako. Icyo yashyizemo gishobora kuyahindura ibara. Uko ari gukoresha ashobora guhindurirwa ibara. Rimwe uzasanga ushobora kuyahindura icyatsi, ushobora kuyahindura umweru, kimwe nuko yakomeza kuba umutuku nk'uko bizi. Rero amaraso yose mwana wanjye ntabwo buri gihe aba agomba kuba ari amaraso y'umutuku. Nuko wa mwana wari watabaje nyina ati Karine arapfuye mama, baramwishe. Biza kurangira amenye ko nyine amaraso yose ushaka kuyahindurira ibara. Natwe rero mu buzima bwacu kuba umumaritiri, kubaho w'Imana, ntabwo bigombera buri gihe ko tujya kumena amaraso yacu batwica. Ahubwo na buri munsi ushobora kwitanga, buri munsi ushobora kumena amaraso yawe kugira ngo ugere kuri Kristo, ugenda neza n'Imana. Ubuzima bw'aho Imana natwe buduhamagara buri munsi kwitanga, kuko buri munsi umuntu wese aritanga, cyane cyane ubatijwe. Twabambanywe na Kristo, twapfanye na Kristo, ni ngombwa kuzazukana nawe. Ngiyo ya mbuto y'ingano ibanza guhuguta ikera nyinshi. Imbuto y'abaho Imana, amaraso y'abaho Imana n'imbuto y'Ubukristo, bakera abakristo benshi, bagakura bakaba benshi cyane. Muri aka kanya ubwo twazirikanye abaho Imana y'Uganda, tuzirikana ko barabarayiki. Nyagasana arifuza kuduhamagarira uyu munsi gukora ibikorwa by'urukundo, kwitanga. Buri wese mu buzima arimo ashobora kuba umutagatifu, ashobora kuba umumaritiri waho Imana bitewe n'ubuzima urimo, kuko kwitanga atari iby'uko ugeze ku munota wa nyuma, ahubwo kwitanga n'ibya buri munsi. Umunsi umwe hirya kure cyane mu gihugu cya kure, ngo umugabo yarangije kwiga aza kubura akazi, aba umushomeri igihe kirekire, agahora asaba Imana uburyo yazabona akazi. Yari umuntu usenga, ari inyangamugayo witanga. Igihe kimwe kiza kugera, aza kubona akazi ku mukungu wari muri ako karere. Baza kumuha akazi ko gufumbira imyaka ndetse no gukora mu gikoni hafi aho ngaho. Kuri iki gihe bakita akazi k'ububoyi. Wa mugabo arakemera, abonye igihe amaze ari umushomeri, aravuga ati reka ngafate byibuze ndebe ko natunga urugo. Nuko aragenda ngo ageze muri rwa rugo, akora imirimo ye nk'uko babimutegetse, arakora cyane. Igihe kiza kugera ngo umugabo wo muri uru rugo wakeje indi yabaga ahari, yabaga yagiye gukora kure, hagasigara umugore we nawe ari we uri gukoresha abakozi. Igihe kimwe kiza kugera ku mugore wo muri uru rugo waza gukunda uyu mugabo, urukundo rundi akajya mwifuza ukuntu yabonaga uyu mugabo ari mwiza, umugabo w'umutima mwiza. Nuko umunsi umwe uyu mugore acunze umugabo we adahari, ashakisha uburyo bwose yajya guheguya uyu muboyi kugira ngo amuganishe ku zindi ngeso zitari nziza. Nuko umunsi umwe ngo aramucunga, aramubwira ati ndashaka kuza kumpobera by'agatangaza mu cyumba. Nuko wa mugabo ngo aramusubiza ati mama, ntibikunda, ibyo bintu ntibyakunda. Nuko nyirabuja bimwanga mu nda. Umunsi wundi wakurikiyeho nabwo aramuhamagara ati rero shobuja ntawe uhari, ngwino ndaze, ngwino turarane. Nuko wa mugabo igisubizo ati mama, ntibikunze. Ikindi gihe nanone ati umva ndakongeza umushara ariko uze turyamane. Wa mugabo ati mama, ntibikunze. Uko wa mugore yakomeza kugenda amuhendahenda, anako wa mugabo ari kugenda byanga. Igihe kiza kugera noneho wa mugore amubwira ati umva rero ngiye gukongeza umushara, nguhe promotion nziza, ngukure mu gikoni, ngukure no ku mase, ngukure ku mirima, nguhe akazi ko muri biro, kandi nzahita nkugurira n'imodoka kugendamo, ubundi ubeho neza, ariko wemere ujye undaza igihe shobuja adahari. Nuko wa mugabo ati sinshobora guhemukira databuja, nawe sinshobora kuguhemukira, sinshobora no guhemukira urugo rwanjye. Nuko wa mugore ngo aza gufata icyemezo ati aho kugira ngo ujye udisha umubiri, aho kugira ngo
nsebere mu maso yawe unyumvira ubusa, nuko amuhuriza abanyamutekano ati iki kigabo cyanyibye kirangije gishaka kumfata ku ngufu. Ako kanya kubera ko muri ako karere yari mu bivuga rikijyana, wa mugabo bahita baramuyora bamujyana kumufunga. Sinshaka gukomeza inkuru nkubwira uburyo afunzwe bwose, ndetse n'uburyo bishoboke ko atazabona umufunguza, kuko bigoye kuzabona umurengera n'umurenganura atazi uko byatangiye, cyane ko amafaranga ari menshi muri uru rugo agiye kumurunda kugira ngo bakomeze bamutsindagire mu buroko. Nguko kwa mugabo yakomeje kugenda arengana muri bwa buroko, ariko amaherezo bishoboke ko ashobora kuzatsinda ntawamenya, ntashoboye kumurengera no kumurenganura. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ese nawe ushobora kugera ku rwego ko ushobora kwitanga, kandi nubwo ntawe wakurengera ngo akurenganure, ariko ukaba wizeye Imana y'ukuri, iyo izi ibyawe, izi mu mutima wawe, izi ko ibyo bakurega rimwe na rimwe byaba ari no gukubeshyera, aho ushobora kugera kuri urwo rugero. Ngicyo bita umaritiri, ngicyo bita ubutagatifu, ngicyo bita guhorwa Imana, ko ushobora no kurengana kandi wari umwere imbere ya Nyagasani, uri umwere, ariko imbere y'abantu uri ruharwa. Ibyo urabyemera? Nguwo umaritiri, nguwo kwitanga. Reka dusoreze ku bintu bitatu n'ubundi bikomeza gukubwira ikiranga uhorwa Imana, kandi ko ibyo biba buri munsi, ntabwo biba gusa kuri finali upfuye, ahubwo guhorwa Imana ni ibya buri munsi n'ubuzima bwa buri munsi, ni umuhamagaro wa buri munsi. Icya mbere kiza kwereka ko nawe witeguye kwitanga ndetse no kuba wahorwa Imana, icya mbere l'occasion de pécher. Ufite uburyo bwo gucumura ariko ntucumure, ubwo ni uburyo bwo kwitanga. Shobuja yagiye, nyokobuja aragukeneye, ariko iyo occasion, ubwo buryo ntubukoreshe, kandi byashoboraga gukunda ntege n'ubimenya ko ufite uburyo bwo gucumura ariko ntucumure ukabyigomwa. Kuba wari ufite faveur z'uko bagombaga kuguha ibintu n'ibintu byinshi cyane, ariko ibyo bintu ukabyihunza ukabireka ukabijugunya kubera cya gitinyiro ufitiye Imana, ntiwacumuye kubera igitinyiro cy'Imana. Ikimenyetso cya kabiri cy'umaritire guhorwa Imana ni ukutisobanura cyane, kutiregura, so justifier, être justifié par Dieu, kureka Nyagasani akaba ari uzakurengera no gukurenganura. Hari ibyaha byinshi bashobora kurundaho, rimwe na rimwe ukaba wajya mu buroko, rimwe na rimwe bakaba bagufunga, ariko uzirikana ngo ukazirikana izuka ko Nyagasani umunsi umwe azakurengera kandi agakurenganura, dore ko kuri guca mu ziko ntigushye. Icyo ni ikimenyetso cyo wahawe Imana, kureka Nyagasani akaba ari uzakurengera no gukurenganura. Icya gatatu ni ukwanga ibyubahiro bya hano ku isi, za promosiyo za hano ku isi, ukanga amafaranga, yewe nanjye kuvuga ukiyanga wowe ubwawe, kugeza ubwo uretse Nyagasani agakwigarurira. Muri ino si hari abazagushukisha ibintu, abandi bagushukisha amafaranga, abandi bagushukisha za promosiyo, abandi bagushukisha amashuri, ati tujya kukuhira amashuri, uriye w'igisome, umunyabwenge ukomeye cyane, maze nawe wemere gukora biriya bibi, wemere kwishora muri ziya ngeso mbi. Icyo gihe nubasha kubyanga uzabura intwari, icyo gihe nubasha kubyanga uzaba uroho Imana nawe, kuko guhorwa Imana ni ibya buri munsi. Nyagasani agufashe nanjye afashe, dukomeze twitangire bagenzi bacu, twitange buri munsi, dukurikira kandi dukurikiza Kristo buri munsi. Karori Rwanga na bagenzi bawe mwahowe Kristo, mudusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Adi Basumuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.